muzima pe. Scovia njye ujye unyemerera nkwitire mama mw'ibi bintu bya showbiz, njye nkwitire mama. Unanabishatse no mu buzima busanzwe nakwitira mama, kuko wamvuganiye ungira uruhande nk'umwana wawe, uravuga ati muhungu wanjye bimeze gutya, wakoze amakosa ibi ngibi sibyo, ariko ibi na gutya. Scovia barabimbwiraga ahantu ufite influence imeze neza cyane, nubwo rwose ya Scovia wandemye umutima, Scovia wandemye umutima, Scovia waremye umutima mama. Inkuru zawe nizo zamuremaga umutima mw'isi ya showbiz y'aba barjeni babaza bavunagura ngo nzanye izindi ndaye 3 buri kantu yariye, ngo nzanye izindi ndaye 3, ngo none yabariye ngo yabamaranye iminsi 3 ndagaswegenge. Scovia kw'icyo gihe Scovia ni umuntu wenyine wari urimo aravuga ati ku kinyamakuru cye gikomeye, umuntu ufite titiri ikomeye kuba ari kuvuga kuri buri kantu. Ibyo bintu ntabwo nabitakinga for granted, never. Scovia nzana gushaka nguhe ikiganza nkure mu kiganza cyawe, nushaka kujya unyikubitira gashyi, uri mama uzanyikubitira gashyi nabigirane. Waramfashe ijyanire nukuri pe Scovia. Nkuko umaze kumva ayo majwi rero nayo umusitari muzi nka buri kantu, ni umusitari nkeka ko twese tuzi, kuko mu minsi ishize ni umusitari wariho ucicikana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amakuru yari ari kumuvugaho. Alright, rero twihuse rero n'izindi nkuru nyinshi tugiye kubabwira nk'uko musanzwe mutuzi. Kuri uyu muyoboro tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba acicikana haba hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda mu mahanga. Niyo mpamvu rero igihe wakanda subscribe uzaba urushaho neza ko uzajya uhora ufite amakuru cyangwa se uzi amakuru avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Kandi nk'uko musanzwe mubizi nawe ni amakuru tugenda dukora ku binyamakuru bikora inkuru mu buryo bwanditswe, inkuru zizewe. Niyo mpamvu natwe dushoboye kuza izo nkuru zose zibagereho mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bwa video. Rero nk'uko mwabyumvishe cyangwa se nk'uko mwanabisomye kuri description y'iyi video, nanone ni inkuru aho tugiye kugaruka ku magambo yavuzwe n'uyu musitari buri kantu. Nk'uko mwabyumvishe ni amagambo ateye agahinda, ni amagambo akora ku mutima w'abantu batagiye batandukanye bayumvishe, bitewe n'uko ari amagambo meza cyane, amagambo yo gushimira. Ni amagambo aho yashimiraga Mutesi Scovia ndakeka twese tumuzi nk'uko ari umunyamakuru cyangwa se akaba ariwe unahagarariye itangazamakuru mu Rwanda, akaba afite ibinyamakuru n'ibindi byose twaze tubabwira bikora inkuru mu buryo bwanditswe nka Mama Rwagasabo cyangwa se Mutesi Scovia, byose murabizi. Uyu Mutesi Scovia rero ni umuntu ukomeye mu itangazamakuru nyarwanda. Rero uyu Mutesi Scovia nk'uko mubizi agenda agarukaho cyangwa se we n'itsinda rye bagenda bagaruka ku makuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda bayasesengura. Rero n'igihe aho baje kugera ku nkuru y'uyu buri kantu wari watawe muri yombi, bakaza kumuvugaho, ariko bakaza gushimangira uburyo yarenganaga cyane, akaba ari byo buri kantu yaje kumva yavuye muri gereza, akaza kuba yashimira Mutesi Scovia cyane. Ni nyuma y'aho uyu Mutesi Scovia aje kumva aya magambo, nawe nk'undi muntu wese usanzwe ugira umutima yaje kumukora ku mutima, yumva ni ibintu bimurenze, bityo nk'uko mwabibonye kwifata biranga, akaba ari nabwo yaje kuba yagaragaza imvamutima cyangwa se yaje kuba yagaragaza amarangamutima ye, ukabona kwifata bikaba biramunaniye. Rero Mutesi Scovia ndagira ngo twongere tubasubiremo mu magambo cyangwa se mu buryo yavuze ikintu kibazo cy'uyu musitari buri kantu, aho nawe yaje kubyumva akumva ko uyu mumama cyangwa se uyu Mutesi Scovia ari umuntu mwiza cyane, kuba yamurengeye cyangwa se kuba yagize icyo avuga ku kibazo cye, kanyamana n'ibintu byumvikana. Murabizi neza ko uyu buri kantu yafunzwe azira kuba abana b'abakobwa babiri bajya kumusura mu nzu iwe, noneho yabagerayo akabafungiranya avuga ko batari buze gusohoka batishyuye ibyo yari yakonsomye. Uyu Mutesi Scovia yagiye abisengura neza, yagiye abyanariza, avuga ko uyu buri kantu nta cyaha afite na gitoya cyatuma afungwa cyangwa se cyatuma
cyatuma akatirwa, kuko ibyo ari ibintu bisanzwe. Kuba atarigeze afata abo bana b'abakobwa ngo abakorere ikintu kibi icyo ari cyo cyose, cyangwa kugira ngo abe yabahohotera by'umwihariko ngo abe yabafata ku ngufu, ibyo byose ntabyo yigeze akora. Rero kuba yarabafungiranyije, Mutesi Kovia yavuze ko ari urugomo nk'ikindi cyaha cyose nk'ibindi byaha byose bisanzwe, cyangwa se nk'urundi rugomo umwana w'umusore cyangwa se umwana w'umuhungu yakora. Rero namwe niba mubyumva neza, yari ari mu kuri koko, cyangwa se n'ibintu byumvikana kuba yarabafungiranyije ababwira ko batari busohoke bishyuye ibyo bakonsomye, cyangwa se ibintu bye bakonsomye, ari ikintu batakatirwa, ahubwo ari ikintu cyumvikana, bityo ntabwo yari kuba yabikatirwa. Ariko Mutesi Kovia yirengagije ibintu byinshi abandi banyamakuru cyangwa se abandi basitari cyangwa se abandi bantu bakomeye baba bari kuvuga, bavuga ko byanze bikunze agomba gukatirwa imyaka itari munsi y'imyaka 5. We avuga ikibazo agendeye ku mutima we, agendeye ku mutima wa kimuntu, nta kuvuga ngo ibiki n'ibiki, aza kuba yasesengura icyo kibazo neza mu buryo bwumvikana, ari byo uyu Buri Kantu yamushimiraga. Niyo mpamvu rero biba byiza gukora ikintu wiciye mu muco, cyangwa se gukora ikintu tuzi yuko nta mutima uducira urubanza, ibyiza tukazaza kubisanga imbere. Rero iyo niyo nkuru twatubazaniye, niyo nkuru yari gukora kwa tuvuze ngo reka tuze tubazane mwebwe mudama kudukurikiye gatanu, kandi tunabibutsa gukanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru andi yose ayo bagiye atandukanye tugenda dusohora, aba avugwa mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko aba akwirakwira, aba ajya mbere. Niyo mpamvu rero ibyo kandi subscribe yose azajya kugeraho ku gihe, nta kindi twavuze twavuga ngo mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibane namwe mwese aho muri.